ufitiye inkuru nziza aho urwaye cyangwa se urwaje indwara ya amibe. Amibe ni indwara y'inzoka zo mu nda ituruka ku mwanda. Ishobora no guturuka ku mazi mabi ndetse no gukoresha ibiribwa bidasukuye neza. Iyi ndwara iterwa n'udukoko bita Entamoeba histolytica. Utu dukoko twinjira mu mubiri iyo uriye cyangwa se unyoye ibiribwa byandujwe n'amagi yatwo. Kugira ngo indwara ya amibe ikure mu mubiri, utu dukoko twa Entamoeba histolytica turagenda tukibera mu mara, aho dutungwa n'amaraso tunyunyuza mu mubiri w'umuntu, bityo tukaba dushobora guca ibisebe cyangwa se tugateza ibibyimba mu mara. Ariko kandi hari n'igihe utu dukoko iyo tukize mu mara y'umuntu dushobora no kwinjira mu maraso, twashobora kuba twateza ibibazo byinshi by'umwijima ndetse n'ibibyimba byo mu nda. Ibimenyetso bya amibe ukwiriye kumenya ni ibi bikurikira: kubabara mu nda, kugira umuriro rimwe na rimwe, gushaka kujya ku musarane wajyayo bikanga, ugwa ibiryo, kubura apeti, ndetse imiswi akenshi hakagaragaramo n'amaraso, kwishimagura, kubyukana isereri. Makuru meza tugufitiye nuko ku bufatanye n'ikigo cyitwa Nature's Way cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na FDA tugufitiye food supplement zivura indwara ya amibe igakira burundu. Twandikire kuri WhatsApp guteranya 250 78 98 31 68 cyangwa se uduhamagare kuri guteranya 250 79 07 94 29 6.